twibuka umunsi wanze kwira, twibuka ijoro ryanze gutana, ijosi ryibasiwe bitavugwa, igihugu cyuzuye imiborogo, ubwoko bwahindutse icyaha. Twibuke bya bihe bitavugika, umuntu arengwa n'ibyo areba, nta murengeza abona n'umwe, hirya bicanwa n'uwabahishe, uhendahenda ngo mwicwe vuba. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Mwarahizwe bimwe by'inkware, mwazize ubwoko mutahanze, akarere ishyaka cyangwa isura, hari n'abaziraga umutungo, u Rwanda rwacu rwaraguwe, abanyamahanga uburamuye bari baje bakangata, n'intwaro nyinshi zitabaye, nyamara mwahotowe bareba, bahura baje bimwe bigayitse. bine mu mibiri irenga 153 dufite muri aka karere, ishyinguye mu nzibutso 15. Rero rukaba ari rumwe mu nzibutso ziri aha rwujuje standard cyangwa ibikeneye kuba rwaba ari urwibutso rufatika mu bipimo bimwe yashyizeho bigomba kuba bigenga inzibutso. Dufite ibice bitandukanye, hariya hejuru hari igice kimwe kizakoreramo library, ariko hari n'igice gishyinguyemo uyu munsi tutari busure, ntabwo uyu munsi turi busure. Noneho hakaba hari n'ibindi bice bitandukanye, hari n'ama office, n'inyuma hari andi ma office, hari n'amasare, ariko igice cy'ingenzi kirimo aha ngaha kikaba ari igice cy'amateka kizashyirwamo amateka. Hakaba harimo amateka makeya kano kanya ntabwo ikora. Icyo gice rero kirimo ibice bigiye bitandukanye, harimo igice kirimo imibiri imeze nk'aho ari sample twerekeraho abantu cyangwa abantu bashobora kuza bakigiraho, nubwo hano ari ku rwibutso ariko ni no ku ishuri. Aya ni amateka mabi ariko tugomba kubana nayo, tugomba kuba dufite igihe icyo ari cyo cyose. Dusabe Revera Pasiteri umuyobozi w'ishuri ryacu adusengere Imana. Twese bo mu ijuru, igitondo turi imbere yawe, uri hano mu rwibutso rw'Agashirabwoba ruhukiyemo imibiri y'abantu bishwe bazira uko baremwe, ariko turagushimira cyane kuko watabaye u Rwanda, unamura icumu, uduha ubuyobozi bwiza, uhagarika jenoside ukoresheje abana bawe, n'ubishimirwe. Turi muri uyu mwanya ndagusabye kugira ngo ukomeze guhumuriza abarokotse jenoside bose, ubahumurize kandi ubakomeze. Niwe utanga ibyiringiro byo
ubuzima bw'ejo hazaza. Bagusabye kugira ngo aya mateka yabaye mu gihugu cyacu tuyigireho, maze duharanire kubaka igihugu cyacu kugira ngo kibe igihugu cy'amahoro, kizira umwiryane n'amacakubiri, kizira ubwicanyi, kizira igisa n'ikibi cyose. Ubidukorere Mana yacu, kuko iyo twibutse ibyabaye mu gihugu cyacu bidutera agahinda. Iyo twibutse imfubyi, twibutse abapfakazi, abantu bose jenoside, abishwe muri jenoside, turavuga ngo ibintu bikazongera kubaho ukundi. Ibyo nta wundi wabidushoboza uretse wowe wenyine gusa. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki tuje kunamira abishwe, abatutsi bishwe muri jenoside. Turagusabye kugira ngo uhumurize nyine abarokotse kandi ubakomeze. Niyo wabakomeza, niyo wabaha gukomera mu gihe nk'iki ngiki kandi ukabashyigikira. Twifatanije n'abanyarwanda bose mu bihe nk'ibi ngibi, muri kino gihe cy'iminsi 100 turimo twibuka ibyabaye. Turi kumwe n'abana batoya batari bariho, babyumva mu mateka, ariko turasabye kugira ngo bajye bakuramo amasomo abashyigikira kandi abubaka kugira ngo bazavemo abanyarwanda beza. Turabizi neza yuko guhagarika uyu mugambi mubisha wakoresheje abana bawe, n'aba turi kumwe ujye ubakoresha kugira ngo bubake igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki, aba ari cyo tuzaraga abadukomokaho bose n'abanyarwanda bose muri rusange. Urakoze, komeza uyobore gahunda. Uyu munsi iki gikorwa twafashe nk'ikigo cyacu kugira ngo tuzirikane kandi twibuke ibyabaye. Uri hamwe natwe kandi udushyigikire, udukomeze kandi nidukomeza turakomera. Bisabye tugira ingingo mu izina rya Yesu, amen. Impamvu ukibaza impamvu rero baje kubicira niyo mateka. Rero ahangaha kuva muri za 59 kugera muri za 62 za 73 uko ubutegetsi bwagiye buhinduranwa mu Rwanda, gutotezwa cyane, ubuza gutotezwa ku buryo ahangaha bagira havanwa bajyana aho bita mu Rwabayanga, mu byo birimo Nyungwe bakajya kubatamo. Indege ya Habyarimana ikimara guhanuka itariki 3 abantu bose bagize ubwoba. Wari umututsi wese mu gihugu yahise agira ubwoba, yumvise ko ibyo birangiye kubera ibyo bamaze iminsi babamo. Nari umwana, ntabwo nari nzi ba responsable n'ibikina bakoseye, ariko abayobozi bato benshi muri mwiga amateka, najya mwenge mbabaza ubundi namwe musubize. Mwibuka iki cyangwa babwiye iki ku mibanire y'abanyarwanda mbere y'ubukoroni? Ninde wazamura akaboko akatubwira muri makeya? Aho kandi musubiza neza ndaba mpavuye. Nta ntore? Nawazamura akaboko batubwire.
yego nguriya yabonetse bafashe muri byose icyo tuvuga rwose gusa n'ukoze cyane abanyarwanda bari bakundanye bahuriye ku muco bahuriye ku mwami bahuriye kuri kirazira bahuriye ku Rwanda rwabo n'abanyarwanda iby'amoko n'andi macakubiri ayo ari yo yose ntayo bazi macakubiri rero kirangiye haziye cy'abakoroni baraza barera za nkingi zaduhuzaga aba nizo batangiraho basenga umuco wacu batangira kwereka abanyarwanda yuko batandukanye nk'uko kwerekana ko batandukanye ibyo nabyo ntabwo byateye kabiri haje kugenda habaho noneho bamwishyira hariya ku Burundi ibyo birangiye rero barongera noneho rero bimakaza bakaba bararenganye ibyo nabyo birigisha n'abayobozi bagiyeho nabo babigira batyo kandi babyigisha abantu batyo cyane ku isonga rero hari ubwo bitaga witwa RPF wari uri hanze bavuga ati ibintu ntabwo tuzakomeza kubirebera n'abantu dusaba uburenganzira tukabubuzwa aho turi naho ntabwo tuberewe neza birakwiye ko tuzagenda tukabohora igihugu cyacu cy'u Rwanda tukabohora n'abanyarwanda RPF rero itangiza urugamba rwo kubohora igihugu cyane cyane ahamenyekanye mu 1990 dutangiye rero baratera bagamije kubohora igihugu noneho rero aho nanone uko barateye ingengabitekerezo ya jenoside noneho itangira noneho kwenekezwa kuva uwo munsi batangira kubita amazina batangira kuvuga yuko u Rwanda rwatewe n'abantu bitwa inyangarwanda ko hari abantu bitwa inyenzi bateye igihugu cy'u Rwanda bati kandi bashyigikiwe n'abatutsi batangira kubita amazina ati bamwe n'ibyitso kuva muri 90 rero kugera 94 n'ubundi abatutsi barishwaga umunsi ku munsi cyane mu bice by'amajyaruguru bamwe bicwaga bavuga yuko ari itariki ya mbere kwa karindwi ingabo za RPF zari zigeze mu Rwanda zije kubohora abanyarwanda ariko hagati aho ubundi bajyaga bashobora kubuza bakajya i Kigali bakagira abantu bagenda bakora amanyezi n'ubundi yaraburanye nabyo bagiye babikora ariko by'umwihariko cyane bigeze mu kwezi kwa karindwi indwara imaze kugera mu gihugu hose bakora ibyari bishoboka barakora abantu bashobora kurokoka barakora abandi basigaye abandi baravuzwa noneho rero batangira no gushaka umurongo uhamye wo kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda jenoside yari imaze guhitana abantu basaga miliyoni igihugu cyabaye umwirare yewe ndetse n'abake bari basigaye no mu gihugu abari abicanyi nabo barabayobye bati muze tugende ingenzi zitabica nabo bagenda bakurikiye umutwe w'abicanyi ubwo ngo abantu nabo barahunga ubwo rero byari urugamba rukomeye ingabo za RPF zari zifite kugira ngo zishobore kwisubiza u Rwanda ku murongo no kuyobora abanyarwanda barabigerageje rero kandi barangije babigeraho bahangana no komora abantu bikomeye bahangana no kujya gutahura impunzi bose bari bagendeye mu Kigali bahangana no gushakira abantu aho bashobora gutura kuko bari barokotse bakeneye bafite n'aho bashobora gutura bahangana no kongera kubaka ibikorwa remezo bahangana no kongera kubaka Ubunyarwanda n'uyu munsi rero turi hano kubera RPF n'umurongo wayo mwiza wo kubaka Ubunyarwanda no kubaka u Rwanda ruzira jenoside ibyo rero babigeraho bamaze kubigeraho hasigara n'ubundi rugamba rwo gukomeza gukumira jenoside n'igisagara cyose ndetse n'ingengabitekerezo yabyo by'umwihariko rero abari barahungiye hakurya aha bari baragiye bamaze kwica abantu bakomeje kugenda berekana yuko mu Rwanda hari ibibazo ko mu Rwanda hari ingorane kandi ko n'abaho bari bahari kubera ko bazize abatutsi bo mu Rwanda ingengabitekerezo rero nayo baragenda barikwiza mu karere aho twegeranye batangira kuri uru rwanda kugeza n'uyu munsi rero igiye mu bice bya Kongo n'ubu murabyumva abanyarwanda bari bahatuye kandi bagiye batabishaka n'ubu byakozwe n'abakoloni n'uyu munsi usanga bibasiye bazira ko bitwa ubwoko bw'abatutsi batahisemo akenshi rero tugira itsinda ry'abanyamurenge mu gihugu hose iwacu barakwiriye
hanze y'u Rwanda barakwiriye, bahora bateragizwa barishwe umunsi ku wundi biturutse ku ngengabitekerezo ya jenoside yabibwe n'abagera no kwerekana yuko aho bavuye hari ababahigaga nabo bakariyo mpamvu bari mu ngorane. Rero ibyo nabyo ujya kubyumva kandi mubimenye ko mu karere uko dutuye n'ubundi ibyo bibazo bikirimo, kandi akaba ari twebwe dukwiye kugira gute guhangana nabyo. Ibyarangiye abo rero hajya ntagabwa n'ibitero, abo harimo ingabo zitwa expert zari z'igihugu, harimo n'interahamwe. Nyuma yaho muri za 1997 n'umunani bagiye bagenda bagaya ibitero bitandukanye, bisha abanyeshuri Nyange muri za Ruhengeri, bagiye bakora ibintu byinshi, ndetse kugeza ejo muri 2018 2022 bagiye bagaya ibitero bakaza bakica abantu hano hejuru muri za Nyamagabe mu bita za Nyarimata, batwika amamodoka y'abayobozi, bakora ibindi bintu byinshi bibi. Yumvikana ko rero muri makeya ndashaka kubabwira ngo urugamba rwo rwahe imbere yacu, dukwiye kurwana kandi duhanganye cyane, ariko turwana kandi dukumira ingengabitekerezo ya jenoside imizi yacu. Mukeneye kubaho, abana turi kubyara bakeneye kubaho, kandi nimwebwe uhanze amaso, nimwe turangamiye, nimwe muzubaka u Rwanda ruzira jenoside, nimwe muzubaka u Rwanda ruziki amacakubiri. Menye yuko rero turi bene Kanyarwanda, twese twaremwe n'Imana mu ishusho y'Imana, ko twizera, kandi koko nibyo birakwiye ko rero uzabira mugenzi wawe ukabonamo Imana, kandi ukabona yuko yaremwe n'Imana. Ibyo bindi byose batubwiye ntacyo byatumariye uretse kureka u Rwanda rwacu no kwishyira mu icuraburindi rya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Rero Abanyarwanda dufite inshingano, umuyobozi ninjaye kubivuga, bariya mwasuye urwibutso Gashirabwoba, ugomba kuzasangiza abandi amakuru, kandi namwe ahandi bizashoboka ukajya mugenda musura n'izindi nzibutso, kuko twe turimo turagenda dusaza turava mu nzira, ariko ziriya nzibutso zibisa amateka akomeye, kandi uzigezemo uriga ukahavana n'ibyo ushobora kwigisha abandi, ukamenya uburemere bw'ibyabereye mu Rwanda, kandi ukaba ushobora no kubisangiza abandi kugira ngo muzubake u Rwanda rwiza ruzira jenoside. Kandi si ibyo gusa, mukaba n'umusemburo w'amahoro haba hano turi ndetse no hanze y'u Rwanda. Ntimuzigere murebera, ntimuzigere mufunga amaboko mu gihe cyose muzabona aho mugize gute uri kurengana. Ibi kandi bitangira kare, mwirinda amacakubiri ayo ari yo yose aho muba mu miryango, kugira ngo umuryango wacu Nyarwanda uzamuke ari umuryango mwiza kandi wubakiye ku rukundo, wubakiye ku Bunyarwanda. Rero ntabwo nshaka kubatinza, ariko mwibutse ngo abagiyemo hariya babonye isomo, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umunyarwanda wese agomba kwikuramo isomo, mukamenya ngo twapfuye ariko turiho, kandi ntabwo twongera kwifuza kuzongera gupfa ukundi nk'uko byagenze. Rero mwebwe mufate ingabo, muhanganye n'ibitekerezo ya jenoside, muhanganye kubaka u Rwanda maze tuzane u Rwanda rwiza ruzira jenoside n'amacakubiri yose. Murakoze. Bari uzimanuro turabibuka, duharanira kwiyubaka, munsurize izo mfura twabuze, munsurize bababyeyi bacu, abasaza abakecuru bari uzimanuro turabibuka, duharanira kwiyubaka. Twarababaye twahinduka imfubyi, twarashavuye twabura abavandimwe, twaratetaga turi muri rwa rungano, iyo niba mwaduteye idutera kwiyubaka. Munsurize izo mfura twabuze, munsurize
turibuka duharanira kwiyubaka. Musurize izo mfura twabuze, musurize bababyeyi bacu, abasaza abakecuru bayibuje impanuro, turabibuka duharanira kwiyubaka. Twashibutsemo amashami ashimishije, mwebwe mwabaye intwari mu b'inzira kurushwa. Ikivi mwadusigiye tukigeze kure, turafatikanya duharanira kwiyubaka. Musurize izo mfura twabuze, musurize bababyeyi bacu, abasaza abakecuru baribuje impanuro, bibuka duharanira kwiyubaka. Musurize izo mfura twabuze, musurize bababyeyi bacu, abasaza abakecuru baribuje impanuro, turabibuka duharanira kwiyubaka. Jenoside rero ni amateka yacu, tugomba kubana nayo, ariko ikiruta byose ni uko tuzi barabayihagaritse kandi tutabagiye. Jenoside ni amateka abitse byinshi kuri twe Abanyarwanda, yaba uwarokotse Jenoside azi amateka yanyuzemo, yaba uwayikoze, yaba uwayibonye ayikora, bayikora akaba atarahizwe cyangwa ngo yice, nawe ni amateka kuri we. Uyu mwanya naho twicaye ni ingaruka zo kuba Jenoside yarabaye. Uyu munsi mwebwe abanyeshuri yari wikendi, bamwe muri gusoza ibizamini, mujye kuba mwagiye muri siporo nk'abandi cyangwa mukajya kwidagadura, ariko nyine kubera amateka amwe ya Jenoside twicara tuyiganiraho. Guha agaciro rero abazize Jenoside ni inshingano ya buri Munyarwanda, kandi tugomba guhora tubizirikana. Kunamira inzirakarengane zazize Jenoside ni inshingano ya buri Munyarwanda. Turwana n'ubuzima, tukarwana n'abahakana n'abapfobya Jenoside. Mwabyumvise mu kiganiro yakorewe Abatutsi, kugira ngo turabizi. Ejo bundi mu murenge wa Shangi byarabaye, ukwezi gushize kwa gatanu, umukecuru wari wishwe warokotse Jenoside. Ibyo ni ibigaragaza ko abagihakana n'abapfobya Jenoside bagihari. Byarabaye i Nyamata, biraba i Karongi, biraba Rusizi, hano Nyamasheke kugira ngo bamaze kuba babiri muri no periyode y'isi ijana twibuka. Urumva ko abagizi ba nabi bagihari. Tuzaguma turwane nabyo, ariko icyaba kibabaje uko bishe uwa Bugesera, Karongi, Rusizi, nako bica n'uwa Nyamasheke. Niba bamwishe bamutemye umutwe, bawukuraho bose bakawukuraho. Byumvikana ko n'ubundi ni amasomo bahawe, n'ubundi bagikurikiye. Igiteye agahinda iyo hafashwe abisha abo bantu, ni uko dusanga n'urubyiruko rwabikoze. Rero ngira ngo nisabire mwebwe urubyiruko mwicaye aha ngaha, mugume mwirinde ababagishora mu ngeso mbi y'ingengabitekerezo. Hari abazigira mu ngo iwabo bakaza kuzikwirakwiza no muri bagenzi babo, ugasanga ababyeyi be yenda bakoze Jenoside cyangwa se barayisanga mu ngengabitekerezo,
akayishyira mu mwana we akayizana ku ishuri. ngira ngo urugero tuzi rwabaye za Nyamagabe, aho abana batanga ingero ziteye ubwoba. ngira ngo abari mu bana barabizi, ariko nabasomera zimwe muri izi ngero ebyiri abo bana batanze, wumva ko ingengabitekerezo iva mu rugo iwabo. babahaye umwandiko uvuga ngo jenoside ntizongere kuba ukundi, babasaba kudebataho. noneho ikibazo kimwe cya gatandatu cyaragiraga kiti sobanura ibitera jenoside, ingaruka zayo n'uko yakumirwa. umwana umwe muri abo bana w'imyaka 16 arasubiza ati harimo ingaruka nziza. abantu babaye bake babona aho batura, ubutaka bwariyongereye, igihugu cyaramenyekanye. urumva kandi banatsemba imbesire z'abatutsi. ibibazo umwana w'imyaka 16. uwa kabiri nawe atanga urundi rugero. hari abantu batari kuvuka kuko iyo jenoside itaba, kuko hari abakobwa bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside. uwo wabisubijije afite imyaka 13. umwana umwe muri abo ngabo abyumvise umutima uraburya, ajya kubibwira mwarimu w'ikinyarwanda, araza nyine arabigaragaza. urumva hakurikijwe ababyeyi babo, ariko urumva ko ingengabitekerezo igihari. nabyo byabaye muri uyu mwaka n'itariki n'umunsi urazwi, ni amakuru ahari gusura muri jenoside. ngira ngo hari n'urugero rwabaye umwaka ushize. hano nabonye hari abapasiteri benshi n'abitegura kuba abapasiteri mu murenge wa Kagano mu kagari ka Gago. umukecuru yawe n'undi aramuganiriza, aravuga ati wari uzi iki? ati buriya impamvu abatutsi bapfuye cyangwa biciwe muri jenoside, ati nuko bari mu bagambaniye Yesu. tuzarebe abantu bicaga Yesu, ati bafite amazuru nk'ay'abatutsi, kandi ni abantu basengana babana muri korali bagira gute. urumva rero ingengabitekerezo cyari hose. mwe muri bato mukoresha ikoranabuhanga mukarwana naryo gushaka amasomo yanyu, ariko muhura n'abahakana n'abapfobya, kuko imbaraga ni izacu zo gusubiza bari abantu. hari umuntu wagiye ahunze yarakoze jenoside, cyangwa se ababyeyi barayikoze, yagera iyo za Burayi, muri Amerika n'ahandi, zari za FPR Inkotanyi babashije guhagarika jenoside. abenshi bari urubyiruko nk'uko tubizi, yewe n'abakoraga jenoside abenshi bari urubyiruko, n'abapfaga bari urubyiruko. n'ahariya mu Bwega Gashyirabwoba harimo urubyiruko rwinshi bazize jenoside. nanjye jenoside iba nari mfite imyaka 7 ndi mu murenge wa Rangero, umunsi ku munsi no kubahohotera mu buryo butandukanye. dushimire cyane Gusake uburyo ikora, kandi ibi ni imirimo muzibukirwaho nimugera mu ijoro. barakoze cyane, tugume kuruka twiyubaka. ni nako n'ubundi iki gikorwa kitazasubira inyuma. muri iyi myaka 30 ishize abantu tugenda tubonamo amasomo atandukanye, ariko isomo riruta irindi abantu twakuramo ni uburyo igihugu kigenda cyubaka, kandi kikubaka n'abanyarwanda mu buryo bwiza, kandi abanyarwanda bakwiriye kuba basobanutse. turashima rero ko Jesipari namwe muri ubu buryo wo kubaka umunyarwanda usobanutse. reka nongere mu magambo make y'ubutumwa ribuze guha urubyiruko ruri hano. uhagarariye Ibuka agiye arivuga mu ncamake, ibyo avuga si amateka, ni ibikomeza kugenda bibaho. ariko twagize umugisha wo kugira igihugu cyiza, ari nayo impamvu uyu munsi mwicaye hano, ubarebye murasa neza.
nta n'umwe uraza hano ku ishuri ngo bakubaze ubwoko bw'iwanyu. Nujya kwicara mu ishuri niba ngaje mwarimu uri kwigishe bamubaze ubwoko aba aribwo bushingirwaho bamuha akazi ko kwigisha. Ahubwo mwese muza kuko mwabonye amanota meza, yewe niyo waba uva mu muryango ukennye uraza ukigana n'umwana wavuye mu muryango w'abakene. Siko bimeze? Mwagera na hano mukicara mukambara iniforme zimwe, mukarya ibiryo bimwe, mukaryama muri dorotwari zimwe, mukigira mu maklase amwe. None niba tumeze gutyo umwigira n'ubundi ukwiye kubahera. Ni iki kigira kuzana n'umutima wo kuvuga ngo mushakishe runaka, menye uwo kwanjye, menye uwo murego? Ibyo ngibyo murumva hari icyo bizabamarira? Ahubwo dukwiriye guha agaciro iby'igihugu kimaze kubaka, ubumwe n'ubwiyunge. Muri uwo muryo nituramuka tugiyemo twese nibwo tuzubaka igihugu cyifuzwa. Baturuka mu muryango wakoze jenoside, uyu munsi uri umwana udashobora kubazwa iby'iwanyu bakoze. Siko bimeze? Niba turi mu gihugu cyiza nk'icyo ngicyo rero dukwiriye kugisigasira, tukabona yuko ejo hazaza h'iki gihugu cyacu biri hehe? Biri mu biganza byacu, biri mu biganza byanyu. Mukwiriye kwicarana n'iwanyu ngo bakwigishe amateka babayemo, rimwe na rimwe ndetse bakagiramo uruhare, ngo nawe yazamukane uyigishe umutima wawe, uyigishe ubwenge bwawe, ugeze n'ubwo ushobora kwishyira mu bikorwa. Icyo kintu ndabisabira nk'urubyiruko muzakire. Mufite amahirwe yo kuba mu gihugu cyiza kitari mu kurebera muri iyo ndorerwamo y'amoko, ahubwo kigamije ko buri mwana wese, buri munyarwanda wese agira amahirwe mu gihugu cye nk'uko biri. Soza ndashaka kubabwira ibintu bibiri bitatu bizabagira abo mugomba kubabo cyangwa mwifuza kubabo. Bavuze ngo nta muntu uraza hano cyangwa ajya kuri butike cyangwa niyo basa ari kureba bordero za Minervale, nta n'umwe urazana yanditseho ubwoko. Siko bimeze? Ejo nimurarangiza mukajya mu buzima bwo hanze, ntabwo uzajya ugenda uvuga ngo ndo kwa runaka kuko turi iki ngiki. Hari ibintu rero bitatu muzirikana bizabagira abo mugomba kubaho, apana kujya ahandi. Icya mbere ni wiga ukaba umuhanga, ukaba umuntu ufite ubwenge, uzaba uwifuzwa, uzinjira mu bintu ibyo ari byo byose, uzahabwa akazi akariko kose k'icyubahiro wifuza kugeraho kubera ko uri umuhanga. Ariko ntawe uzavuga ngo uri mwene wacu kuko uri uwo mu Bahutu, kuko uri uwo mu Batutsi, kuko uri uwo mu Batwa, ndaguhera akazi cyo ngicyo. Uzahabwa nuko ufite ubwenge, uzubakwa muri sosiyete kubera yuko ufite ubwenge, kubera ko igihugu cyukeneye, kubera ko sosiyete urimo abaturanyi b'iwanyu bagukeneye kubagira inama mu bintu runaka. Icyo ngicyo cyo guharanira kuba abanyabwenge, kuba abahanga, ndakibigishije abatyo mukimenye. Icya kabiri, nugira amafaranga uzaba umuntu w'indashyikirwa, uzaba ukenewe muri sosiyete. Umuntu ufite amafaranga muri iki gihugu ntabwo bamuhengereza ngo bavuge ko ariko uriya n'uwo mu bandi. Nuramuka ufite amafaranga, aho uzagera hose amafaranga yawe azakwicaza ku ntebe ugomba kwicaraho, batarebye uburebure, batarebye amazuru, batarebye umuryango utukamo, bazakubahira ko ufite ubushobozi.
icya gatatu ni ukugira ubupfura no kwiyubaha. Umuntu uzwi neza muri sosiyete iwacu ku musozi, umuntu baziho ubunyangamugayo, iyo tugiye mu nama z'umudugudu uwo muntu baramwubaha, abaturage be bajya kumushakiraho ibitekerezo kubera yuko hari ubupfura afite, hari indangagaciro zinoze afite. Ibyo bintu bitatu, kugira ubwenge, kugira ubushobozi cyangwa amafaranga, ukongeraho ubupfura, ni mu bipfumata bizabagezaho muguma kugera. Ariko nongere kubabwira ngo jenoside yabayeyo ntabwo izongera kuba, kuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza, gifite icyerekezo cyiza, kandi turagishimira buri munsi. Buri munsi turashimira urubyiruko namwe. Rero ntidukwiriye kuzatetereza, ntidukwiriye kuzatetereza ubuyobozi bw'igihugu, kuko ibyakozwe birigaragaza kandi indangagaciro baduha nizo zikwiriye kutwubaka. Nyakubahwa ubuyobozi baje aturutse ku murenge, twemerere muze namwe mugire icyo muha urubyiruko mu butumwa, kandi natwe twiteguye kubwumva no kubwubahiriza. Murakoze, Imana ibamugisha neza. Banyakubahwa jenoside yakorewe Abatutsi, bayobozi, barezi bacu, banyeshuri, rubyiruko, bana bacu, tuje kubabwira nk'umurenge hagarariye no mu izina ryanjye bwite ngo twibuke twiyubaka. Ya 31 turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Turabibuka kubera ko ari abanyarwanda bacu, inshuti zacu. Ntabwo twibuka kubw'inzigo, ahubwo turibuka kuko ari amateka yacu, kandi nk'urubyiruko ari twebwe dufite gushyira mu bikorwa icyo u Rwanda rw'ejo hazaza rudutegerejeho. Rero tuje turababwira cyane ko iyi jenoside twibuka ku nshuro ya 31 yakozwe n'urubyiruko cyane cyane, kandi tugira n'umugisha w'uko yahagaritswe n'urubyiruko rungana namwe uko mwireba. Niyo mpamvu tubashishikariza ko muba nyambere, ari mwebwe dufite Rwanda rw'ejo rukwiye no kurwanya amacakubiri, twirinda jenoside yakorewe Abatutsi n'ingengabitekerezo yayo, aho turi hano ku mashuri, aho tuzataha ejo bundi mu ngo zacu, kugira ngo ntizongere kubaho. Birasaba ko tubigiramo uruhare cyane, aho dusanga iba ahantu hiherereye ariko bikazagutombokana ugeze mu bandi, ugasanga ukomerekeje abandi. Ni muri urwo rwego kurwanya iyi ngengabitekerezo ya jenoside n'aho irambitse burundu. Barezi bacu, mu rubyiruko rwacu, mujye mugerageza mudufashe, mubabwire no ku mateka, kugira ngo barusheho kumva ko ari ibintu tugomba gukora nk'Abanyarwanda, kandi bikaba umusingi utugeza ku Rwanda. Duteraniye hano urubyiruko rwacu, aka kanya ntabwo twataha tudashimiye Perezida wa Repubulika